Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Ninde muntu washobora kumenya imigambi y'Imana? Ninde washobora gusobanukirwa n'icyo Nyagasani ashaka? Ibitekerezo byacu abantu ntibifashe, bihora bihindagurika, ntibigira ishingiro. Umubiri ushanguka uremerera roho, iryo hema ry'ibumba rikabangamira umutima uhorana inkeke. Turushwa no kumenya ibiri ku isi, ndetse n'ibyo dushoboye tubigeraho bituruhije. Ariko se ninde wigeze atahura ibiri mu ijuru? Ninde kandi wajyaga kumenya ubushake bwawe iyo wowe ubwawe udatanga ubuhanga, naho uri mu ijuru ngo wohereze Mwuka wawe Mutagatifu? Nguko uko ibitekerezo by'abatuye isi byagorowe, abantu batozwa kumenya ibigushimisha, ubuhanga bubakiza butyo. Iryo ni ijambo ry'Imana.